Muraho neza abanyeshuri beza, twari dukumburanye yambi mwese munyambire aho muherereye hose, abaherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abaherereye mu majyepfo, abaherereye iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abaherereye mu murwa mukuru umujyi wa Kigali, mwese ndabayambiye yambi mwese, ndetse n'abari imahanga mu bihugu by'amahanga, namwe murankurikirana mukurikirana Mahombe Empire, namwe mwese ndabayambiye yambi mwese, n'ukuri twari dukumburanye rwose, twari dukumburanye cyane, nanjye nari mbakumbuye cyane, n'ukuri. Ariko nubwo nari mbakumbuye, nari maze iminsi mbategurira ibintu byiza cyane, maze iminsi mbategurira ibintu byiza cyane, kuko isomo ry'uyu munsi ryo riri special, wa mugani w'abanyamahanga, riri special, ririhariye, ni ryiza cyane, riraryoshye. Isomo ry'uyu munsi ryo n'umwihariko. Uyu munsi rero nabateguriye ibintu byiza cyane rwose, ntuze gucikwa n'ibintu nabateguriye, ni ibintu byiza cyane rwose. Maze iminsi mbigisha ibintu bitandukanye mukabikunda cyane, nabigishije ku buryo bworoshye bwo gukorera amafaranga abantu batazi. Ikiganiro muragikunda cyane rwose, ndabibona no muri comment, ndabibona rwose, mugenda muri reactinga cyangwa se mugenda mutanga ibitekerezo mugaragaza uko mwabyumvise. Nongera mbaye ikiganiro cyitwa ibintu 10 bizakwereka ko uzaba umukire nubwo uri umukene ubu ngubu. Nacyo mwaragikunze cyane, muragikunda cyane, abenshi munansaba kuzabakorera part 2 mure nzayibakorera. Ndongera mbahereza ikindi kiganiro, irindi somo ryitwa ibintu 7 bishobora gutuma ukena ugasubira ku isuka. Niyo waba uri umukire aho waba ugeze hose, ariko ibyo bintu 7 nababwiye urebye nabi utabyitondeye wakena ugasubira ku isuka. N'ukuri ikiganiro nacyo mwaragikunze cyane, cyarabaryoheye. N'ukuri kino kinyereka ko ibintu mbagezaho, yego nanjye iyo mbibategurira biba byamvunnye, ariko nta kibazo, iyo mvunika mbigisha namwe mugafata, ndetse bamwe mwatangiye no kubibyaza umusaruro, mwatangiye kubyapurika kandi bizakunda. Nanjye iyo bimvuna nkabibahereza, iyo bimvuna mbibategurira nkabibahereza, namwe bikabagirira akamaro, ndishima. Kuko nutera imbere na runaka bagatera imbere, ubwo n'igihugu cyacu kizatera imbere, tugere kuri ya viziyo twifuza cyane rwose. Icyo nicyo nanjye mba nshaka. Uyu munsi noneho isomo nabazaniye, ikiganiro tujye kuganiraho n'ikiganiro cyihariye. Mumaze iminsi mumbwira mutese coach wacu Mahombe ko maze igihe utwigisha strategy zo kurinda amafaranga, umaze igihe utwigisha uburyo bwo kurinda amafaranga, ukatwigisha n'ibyo twakwirinda kugira ngo turinde amafaranga yacu. Ariko se amafaranga bayabona bate? Dushimye ko utwigisha uko twabona amafaranga, nani dushimye ko utwigisha uko twarinda amafaranga yacu n'ibyo twakwirinda. Ubundi amafaranga yo twayabona dute? Ko harimo abagukurikirana, ko harimo inshuti zawe n'abafana bawe, ko ufite abanyeshuri bagukunda batarabona nayo mafaranga, ubigisha kurinda no kugenzura no gukontorora. Ubundi amafaranga yo twayabona dute? Niyo mpamvu rero uyu munsi nashimye cyangwa se nashatse kubagezaho inyigisho ibigisha uko mwabona amafaranga, ibigisha uko mwabona amafaranga kugira ngo mubone nuko munayarinda. Ariko mbere yuko ntangira nkwibutsa kugira iki, kusubira inyuma ukareba ibyo biganiro byose, izo nyigisho zose nabagejejeho. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yacu kandi yanyu, umuyoboro witwa Mahombe Empire, niba uri mushya tangira hera ku kiganiro cya mbere. Ikiganiro nta kindi ni money making, cyangwa se uburyo bwo gukorera amafaranga. Money making nubwo ari cyongereza, ariko bisobanuye gukorera amafaranga. Hera ureba ibyo biganiro byose nashyizeho, ubirebe, biraguha fondasiyo yo kugendana natwe aho tugeze, kugira ngo iyi modire itagucika, kugira ngo iyi chapitre itagucika, iyi modire itagucika, bityo ukazabona 0 mu kizami cyangwa se muri kati ukazabona 0. Rero subira inyuma utangire wongere ubirebe neza. Kandi nanone niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wacu, kuri chaîne yacu ya YouTube, kanda subscribe. Niba utarayikanda reba munsi aho ngaho kande subscribe. Gukanda aho handitse subscribe ni nko kuba wishyuye minerval, ni nko kuba utanze school fees kugira ngo ujye wiga neza nyine utuje, bizajyemo neza, kugira ngo hatazagira ikigucika. Ntabwo muzi ko umunyeshuri utari wishyura school fees cyangwa se minerval, ntuzi ko iyo inoza itariki z'ikizamini zigeze cyangwa za kati zigeze, ntabwo uzi ko aba ari kunyoromboka yikeka avuga ati byanga byakunda baransohora. Nyana gikoza agikora umutima udatuje, agakora vuba vuba, agakora
ibintu bitanameze neza akaba yanatsindwa kugira ngo kontabure ataza kwisubiraho akamusohora kubera ko atishyuye. Rero nawe gukanda aho ngaho kuri handitse subscribe cyangwa se abakoresha telefone iri mu gifaransa abanditse ngo abone, kuhakanda ni uburyo bwiza bwo kwiyandikisha nyine kuri uyu muyoboro. Ni Minerval uba wishyuye, niyo ukurikirana aya masomo mba mbagezaho uyakurikirana wumva utuje nyine, ukabikurikirana wumva utuje, bikajya mu mutwe neza no mu mutima no mu bwonko hose ukabyumva wazajya kubyapurika ukabyapurika wumva nyine ufite self confidence, kuko bino bintu birakora cyane. Mba nabihuje nabyegeranyije hamwe n'impuguke zitandukanye muri economy cyangwa se mu bukungu. Ibintu rwose mbahereza biba byizewe, ntuzigere ugira ingingimira cyangwa ngo ubishidikanyeho. Bino bintu wabyapuritse neza urakira. Yes, niko kuri. Rero ujye ukanda subscribe kugira ngo wishyure iyo Minerval, kugira ngo na mwarimu nyine agire na mwarimu abone uko anywa ka fanta nyine, abone imbaraga zo kuguma bigisha, si byose. Yego, ukande naho handitse like, aho hari igikumwe kireba hejuru kugira ngo mujye munyereka ko ibintu mbahereza mu bikunda. Nurangiza ujye no hepfo handitse comment, utange igitekerezo, umbwira uti mwarimu wacu Mahombe, ibintu tubwira ni byiza cyane rwose, courage, komerezaho. Cyangwa se ibintu tubwira gutya na gutya haraburamo iki n'iki, nkikosore, sibyo? Reka nihute rero, uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza cyane cyangwa se isomo ryiza cyane. Ngiye kukwigisha business wakora, ngiye kukubwira business wakora ku gishoro gito cyane rwose. Niyo waba udafite igishoro, izi business ngiye kukubwira wazikora. Birasaba ko ukurikirana cyane kugira ngo utaza gucikwa akantu na kamwe, kugira ngo hatagira akantu na kamwe kaza kugucika. Uze gukurikirana cyane, kuko abantu benshi nabigishije uko bakora saving, uko mwakora saving, uko mwazigama amafaranga yanyu cyangwa se mwayabika. Mu kiganiro nahereyeho nabigishije uko wakora saving. Titre yacyo yitwa uburyo bworoshye bwo kubona amafaranga abantu batazi. Abantu ugasanga bambwira bati se uko wazigama ufite amafaranga, twebwe tuzazigama iki? Dushimye ko ibyo watubwiye ari byiza cyane kandi twarabikunze, none twebwe tuzazigama iki? Niyo mpamvu uyu munsi rero nabazaniye business wakora niyo waba nta gishoro ufite, ukinjiza amafaranga nawe ukajya mu bantu binjiza, mu bantu babona umushahara buri kwezi. Nkwibutsa ko umuntu ubona umushahara atari umukozi wa leta cyangwa umukozi wa company runaka. Ibyo waba ukora byose ufite amafaranga ubona ku kwezi, ubu ni umushahara. Rero nanjye naje kugira ngo mbigishe business mwakora, business wakora niyo waba nta gishoro ufite, ariko nawe ukinjiza, ukajya mu mubare w'abinjiza bafite amafaranga binjiza ahoraho. Uyu munsi rero nabazaniye agashya, ndababwira business 11. Business ya 12 yo araba ari bonus. Ubwo rero niwibeshya nyine ukagenda utasoje kumva izi business, urabuhombye cyane. Ndagusaba gukurikirana. Mbere yuko rero nkubwira izi business, nyemerera mbanze ngusobanurire ubundi business ni iki. Kwa abantu twese usanga tuvuga tuti nshaka gushinga business, mfite aka business nkora, mfite umuntu dukorana ufite business. Ubundi business muzi icyo ari cyo? Reka dutangire rero ku ijambo bita business. Business ubundi biva ku ijambo bita busy, ku ijambo bita busy cyangwa se inshinga bita busy, to be busy. To be busy ni uguhuga, to be busy ni uguhuga. Niho rero hava ijambo bita business. Business nibyo nabyita nk'ubuhuge. N'iri jambo business, ubu buhuge in terms of economics cyangwa se muri economy cyangwa se mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, risobanura ikintu umuntu akora agamije kwinjiza amafaranga. Ni ikintu umuntu ahugiramo cyangwa se ikintu umuntu akora kugira ngo yinjize amafaranga. Business mu ndimi z'amahanga, kubankurikirana mu tumva Ikinyarwanda neza, the term business, it can refer to an individual work for financial gain, cyangwa se for earning money with the purpose of earning money. Is an individual work with the purpose of gaining money. Ni ikintu umuntu akora afite intego yo kwinjiza amafaranga. Kwinjiza amafaranga. Business ishobora kuba ari umurimo ukora, ukoresha amaboko yawe, ukoresha imbaraga zawe, cyangwa se ukoresha umutwe hawe, cyo bita mental. Ukoresha mental effort, cyangwa se ari ntuza, cyo bita services. Business zirimo ibyiciro bibiri. Hari business ukora nyine iyi mirimo dukora
ukoresha imirimo ukoresha imbaraga zawe, hakaba nibyo bita services, gutanga service. Ndaza kubyinjiramo muraza kubyumva neza, nagira ngo musogongeze muhereze umusogongera w'isomo tugiye kwiga. Noneho niba business ari ikintu umuntu akora cyangwa se ikintu umuntu ahugiramo kugira ngo yinjize amafaranga, kugira ngo agayininge, tukaba tubonye ko business zirimo ibyiciro bibiri. Hari business ukora ukoresheje iki? Imbaraga, ibintu ukora nyine ukoresha imbaraga zawe. Hakaba hari na business ukora ukoresheje iki? Mu mutwe hawe nyine, ubwenge bwawe, gutanga serivisi, ibyo bita serivisi. Noneho mbere yuko utangira iyi business, mbere yuko utangira business, hari ibintu bitandatu ugomba kubanza kwibazaho, gutekerezaho, aribyo bita 6 questions. Izi 6 questions rero, icya mbere ugomba kubanza ukibaza uti ese ndakora iyihe business? What to produce, mu ndimi z'amahanga nyine what to produce. Mwihangane rero ndaza kugenda mvangamo n'indimi z'amahanga, ndagenda mvangamo n'icyongereza kuko mu bantu bankurikirana cyangwa se mu banyeshuri mfite, mu bantu bakurikirana inyigisho zanjye, amasomo yanjye, mfitemo n'abanyamahanga, harimo n'abantu bo mu bindi bihugu bankurikirana. Rero biba byiza cyane ninjya mvuga nkavangamo n'icyongereza, ntuvuge ngo coach wacu Mahombe ngo arimo kuvanga indimi, ngo ariyemera, ngo ariratanga, ariko twereka ko azi icyongereza, ngazi ko se twebwe tutakizi. Hoya, ni kugira ngo twese abanyeshuri mwese mubashe kumva, sibyo? Niba urimo rero utazi icyongereza, wihangane, ndi kugira ngo na bagenzi bawe babyumve neza baze gukurikira. Yego, niyo mpamvu ubona abahanzi bakora n'indirimbo iri mu Kinyarwanda hepfo bagashyiraho ibyo bita subtitles. Uzajya ubona baririmba hepfo byandika mu Cyongereza, no kugira ngo nawe umuntu utumva Ikinyarwanda abashe kubyumva. Niyo mpamvu rero ndagenda mvangamo n'icyongereza, muze kwihangana. Rero before you start a business, cyangwa se mbere yo gutangira business, ugomba kubanza ukamenya ibintu bitandatu. Ibi bintu bitandatu ugomba kubanza ukibaza bino bibazo bitandatu. Icya mbere, what to produce, ndakora iki? Niba ushaka gukora business, ntabwo uzabyuka ngo uvuge uti ngiye gukora business utabanje gutekereza icyo uzakora. What to produce, what a business I'm going to produce, what a business am I gonna to do. Ugomba kumanza ukamenya uti ndakora iki, nihe business ndakora, sibyo? Ugomba kubanza ukamenya uti nihe business ndakora. Urugero, niba ushaka gucuruza, niba ushaka gukora business y'ubucuruzi, ugomba kumanza ukamenya icyo uracuruza, what to produce. Ikibazo cya kabiri uzibaza, where to produce, where will I start my business? Ni hehe nakorera business yanjye? Niba nshaka gukora ubu bucuruzi ndabukorera hehe? Urugero, niba ushaka gucuruza ibikoresho, niba ushaka gucuruza ibikoresho by'ishuri, ntabwo uzajya kubicururiza hafi ya gereza, no. Ugomba gushaka ahantu hari ibigo by'amashuri hafi aho ngaho, ugashinga iryo duka ricuruza ibikoresho by'amashuri. This is the second question, where to produce. Ni hehe nakorera iki? Ni business according to what you want to produce, ushingiye ku cyo ushaka guproducing, ku cyo ushaka gucuruza. Iki ni ikibazo cya kabiri uzibaza mbere yo gutangira iyi business yawe, where to produce, hehe, sibyo? Niba ushaka gucuruza ibikoresho cyangwa se ibintu abarwayi bakunda gukenera, ntabwo uzagenda ngo ujye kubicururiza impande y'ishuri. Oya, uzajya muri zone iherereyemo ibitaro, cyangwa se business yawe igende neza, ibashe gukura. Icya gatatu, when to produce, ni ryari nzabikora. Umaze kubona icyo ushaka gukora cyangwa se business ushaka guproducinga. Icya kabiri, umaze kubona aho wabikorera, nagiye mbahereza ingero kugira ngo mubyumve. Icya gatatu, uribaza uti nzabikora ryari. Birumvikana? You have to set time, you have to have time to do your business, to start your business. Niba ushaka gukora iyi business ugomba kugira n'igihe uzabikorera. Byanga byakunda ntago ubyuka numara kugira business idea cyangwa se igitekerezo cyo gukora business ako kanya uryamye ukibitekereza ngo ako kanya uhita ubikora. No, you have to ask yourself these questions. Ngeze ku kibazo cya gatatu,
when to produce. Wamaze kubona icyo ushaka gukora cyangwa se business ushaka gukora, wamaze kubona naho uzayikorera, noneho uzayikora ryari. Ushobora kuvuga uti wenda nzayikora after 1 month, nyuma y'ukwezi kumwe, cyangwa se after 2 months, nyuma y'amezi 2. This is the third question you have to ask yourself before you start a business. When, ni ryari nzabikora. Noneho ikindi nanone tugezeho, kibazo cya 4, for whom. Akantu ka for whom gasobanuye ni bande nzabikorera, cyangwa se business igenewe bande, for whom to produce. Nagiye mbakopeza mbabwira nti niba ushaka gucuruza business icuruza ibikoresho bikenerwa n'abarwayi, ntabwo uzagenda kuyikorera hehe hafi y'inuza y'amashuri. Ubwo hano bise byumvikana. First of all, wamaze gutekereza icyo uzakora, business uzakora, aho uzayikorera n'igihe uzayikorera, noneho niba uzayikorera. Niba nyine ari ibikoresho bikenerwa n'abarwayi, ubwo n'abarwayi nyine iyo business uzayikorera. For whom, sibyo? Niba ari business icuruza za mare, icuruza n'amakaye, icuruza n'ibindi bintu, ngo byanga byakunda ni abanyeshuri cyangwa se abandi bantu bakenera gukoresha ayo makaye, kugira ngo mubyumve neza. Niba ari farumasi ugiye gutangiza, niba ari business yo gutangiza farumasi, ubwo nyine byanga byakunda niba ari nyine ni abarwayi. Niba ushaka gucuruza imiti, niba ari business nyine yo gucuruza imiti, ubwo nyine ni igenewe kugurwa n'abarwayi, nyine nicyo bita for home. Ukagomba ukamenya iki abo uzayikorera. Hano hantu kuri for home manze mbigarukeho, mbisanishe na where. Ntabwo uzafatana uza farumasi yawe nimba wenda ugiye kwibanda ku gucuruza imiti wenda yo mu nda, imiti ivura mu nda. Ntabwo uzafata ngo ugende ushinga ahantu business atari abarwayi bakunda kurwara iyo ndwara. Uzabanza ukore iki? Ukore survey, ukore ubushakashatsi, umenye neza tuno tuntu mutwandika ahantu. Bino ndi kubabwira mu byandika ahantu kuko bizagufasha cyane, cyane kugira ngo your business ibe successful. Noneho nuva kuri for whom cyangwa se ku bantu, ku gutekereza abantu uzakorera iyo business cyangwa se iyo business igenewe, uzajya ku cyo bita why to produce, why to start this business. Kuki nshaka gutangiza iyi business? Izi questions ziragenda zuzuzanya, kamwe karagenda kuzuzanya n'akandi. Why to start business, kuki nshaka gutangiza iyi business? Nuko muri iyo zone ngiye gushingamo iyo business hari iki? Hari scarcity of these needs I want to produce, cyangwa se I want to sell. Niba ugiye gutangiza farumasi, nuko nyine muri iyo zone na farumasi zirimo, nuko abantu barwara bagasafaringa babura imiti, cyangwa se bagakora urugendo bajya gushaka aho babona iyo miti. Niba ushaka gushingamo ubucuruzi, nuko nta bucuruzi buhari, cyangwa se bwaba buhari bukaba butari enough, budahagije. Niyo mpamvu ugomba gutangira iyo business. This is why ugomba kukamenya. Noneho tukagera kuri last question, cyangwa se ikibazo uzibaza aricyo cya 6 cyo bita which to produce. Ese nza produce ngo ubuhe bwoko bw'ikintu? Urugero, ugiye gutangiza business wenda iki yo gucuruza, no gucuruza iduka wenda, ubucuruzi, kandi aho hantu ugiye gukorera ubwo bucuruzi n'ubundi harimo abandi bacuruzi bacuruza. What to produce, which. Ese ni ubuhe bwoko bw'ibintu uzakora? You have to produce quality products, you have to be innovative. Ugomba gukora ibintu bifite quality, ibintu byiza cyane, bifite ubwiza, kugira ngo utandukane na babandi. Ugomba kugira ibintu bifite quality nyine, bifite umwihariko. Yego, ukagira ibintu bifite umwihariko, ibintu byiza cyane, ku buryo uwo ari we wese uzakorera umukiriya azagaruka bitewe na quality products utanga, n'ibicuruzwa byiza cyane utanga, n'ibintu byiza cyane bifite umwihariko. So this is the 6 main questions you have to ask yourself before you start a business. Ibi ni ibibazo 6 ugomba kwibaza mbere yuko utangira business. Sibyo? Ariko first of all ugomba kuba ufite capital, ugomba kuba ufite igishoro, mbere yo gutangira your business, kuko bino byose ntabwo wabitekereza nta gishoro. Nubwo nababwiye ngo ngiye kubereka business wakora niyo waba nta gishoro ufite, ariko nyine igishoro ntabwo ari kuvuga ngo ugomba kuba ufite miliyari, cyangwa se ugomba kuba ufite miliyoni, cyangwa se ugomba kuba ufite ibihumbi 100, cyangwa se ugomba kuba ufite ibihumbi 50. Amount of money ayo ariyo yose ukenera kugira ngo utangire business
that is what we call a capital. Nicyo bita igishoro. N'inote ya 500 yaba igishoro cyane. Nimwumve wenda cyangwa se ngo muterwe ubwoba nuko nagiye ntanga urugero rwa za business zo gutangiza amafarumasi, ubucuruzi ubwo ari bwo bwose. Izi ni ingero nagiye nkoresha kugira ngo mubyumve neza. Akamura kumvise. Noneho tugeze kuki? Kuri phases. Icyo nakwita ngo nka phases of business. Phases of business. Noneho ni ndabyita nk'ikisera, ndabyita nk'ibyiciro uzanyuramo kugira ngo business yawe ibe launched nyine. Kugira ngo business yawe ijye ku mugaragaro. Ushaka gukora business, hari ama etape ugomba kuzagira ugomba kuzabanza ukanyuramo, cyangwa se ibyiciro. Aricyo twakwita nk'ama phase. Noneho ibi binita ama phases of business, cyangwa se ama etape ugomba kuzanyuramo kugira ngo business yawe uyilaunching, cyangwa se uyishyire hanze igaragare, cyangwa se business yawe ikure ibe successful. Icyambere hagomba kuzaba icyo bita idea generation. Idea generation, kintu bita idea generation, ubwo nyine naho ugomba kuzakura igitekerezo cya business. Yes, hano ni naho uzakura idea, naho igitekerezo kizava kugira ngo utangize business. Yanga byakunda ntago wavuga uti nshaka gukora business utagize idea yayo. Hari icyo bita noneho sources of business ideas, aho ushobora gukura business ideas, aribyo turita business idea generation. Ushobora gukura business idea mu nshuti zawe muganira, mu babyeyi bawe, ku mbuga nkoranyambaga, mu bitabo wasomye, mu bantu ukurikirana kuri izo mbuga nkoranyambaga, bakaba bagira iki, wabakuraho business idea. Urugero nanjye nakubera your business idea, kuko ibintu ndimo nkwigisha uko wakora business. I am your business idea. Ndi business idea nyine yawe. Ndimo ndakwigisha uko wakora business. Ushobora gutangira business bitewe nanjye nuko nabikwigishije. So icyambere rero harimo idea generation. Ugomba kuzabanza ukagira igitekerezo cyo kugira iki, cyo gutangiza iyo business. Yes. None ubwo numara kugira icyo gitekerezo, cyangwa byakunda ubwo atangiye etape ya mbere. Phase ya mbere urayitangiye, escalier ya mbere urayizamuza. Escalier ya mbere nibwo igezeho wabonye igitekerezo cya business, aho business wakora. Icya kabiri ugomba kugira icyo twita planning. Iyi planning ugomba guplaninga nyine ibyo uzakora, business uzakora ugomba guplaninga. Ubwo numara guplaninga, ubwo niho hazazamo za 6 questions bimwe nababwiye. There are 6 questions maze kubasobanurira: what to produce, where to produce, when to produce, for whom to produce, why to produce, and which to produce. Ni iyihe business urakora? What to produce, where to produce, uzayikorera hehe, when to produce, uzayikora ryari, for whom to produce, uzayikorera abande, why to produce, kuki ugiye kuyikora, which to produce, uzakora ubuhe bwo kubwa business. Ariko nababwiye ko ugomba kugira quality products, kuko business ukora hari n'abandi bayirimo. Ikindi ugomba kugira icyo twita planning. Planning ni izamo zino 6 questions maze kubabwira. Noneho phase ya gatatu, cyangwa se etape ya gatatu, hagomba kubaho icyo twita launching. Launching ndabyita nko gushyira ibintu ku mugaragaro, kubilauncinga nyine. Niyo umaze kugira igitekerezo cya business, ukaba umaze gukora na planning, za 6 questions zose wazisoje, ugomba kuraunchinga nyine ugashyira ku mugaragaro tukabibona. Nimba ari ubucuruzi watekereje ukana planning uko bizagenda, ugomba kubilauncinga ukabishyira ku mugaragaro, ugafungura umuryango. Ubwo ubukoze launch nyine ubilauncinze bigahita bigaragara mu maso y'abakiriya bawe, cyangwa se abazaba abakiriya bawe, cyangwa se abandi ba competitors bawe, bakabibona ko waraunchinze business, ko business wayitangije. Icya kane habaho managing. Iyo umaze kuraunchinga business ukora icyo twita managing. Managing ni ukumanaginga nyine, no gukontorora ibintu byawe. Ntabwo washinga business idafite management, ntabwo ibyo bibaho. Ukamanaginga uko amafaranga yawe urajya uyakoresha, urajya managing uko ibicuruzwa byawe urajya ubimanaginga, ugakontorora nyine. Managing, ugomba kumanaginga business yawe. Noneho after management, nyuma yo kumanaginga ibintu byawe, hahita hajyaho icyo twita growth. Growth ni ukwaguka kwa business yawe, cyangwa se gukura. Yes,
niba watangije igishoro cy'ibihumbi 50 ariho wahereye according to your management, ushingiye ku kuntu wagiye ubimanaginga, business igakura ejo ukaba ugeze mu bihumbi 100, ejo 200 gutyo, after a certain time ukaba ugeze muri miliyoni, then after ukaba miliyoneri. Nibyo ngibyo business yawe ikagenda ikura gutyo. Izo ni phases enye za business z'uburyo yakora business ikaba successful cyangwa se igakura. Ibi ngibi nizere ko mwabyumvise. Aho uragira ikibazo ujye kumbaza no kujya muri comment nyine ukanyandikira, ndagusubiza nta kibazo. Noneho reka nihute, ubwo noneho ngiye kukubwira ibika bya business cyangwa se ibika bya business ushobora gukora, cyangwa se ibika by'ama business zikorwa n'abantu batandukanye kuri isi zikabinjiriza. Wibuke ko ntari nagera ku ntuza, ntago nagera kuri za business ndakubwira, za business 11 n'iya 12 ya bonus wakora udafite igishoro, nyine ku gishoro gito. Noneho business ya mbere cyangwa se urugero rwa business ya mbere, ariko utagira ngo nizazindi nabasezeranyije 12 ndababwira aho ya no kugira ngo mbumvishe business bimanze bacengere kugira ngo mbone ubabwira zira business. Hariyo bita retire business. Urugero hari a clothing business selling goods to customers. Retire kambyite nko kugira ikira, retire business mu Kinyarwanda ndabyita ngo iki, byite nko kudandaza se, ariko mu retire business reka mbaho urugero. Ushobora gucuruza imyenda. Retire ni wa muntu ujya kurangura ku supplier, wa muntu ufite igishoro nyine kidahambaye cyane, nanone ako akagira iki, agacuruza akenera kujya kurangura ku muntu ufite ibintu byinshi cyane. Harimo abo bita muri ubu bwoko bw'izi business harimo retire business. Ubundi bwoko bwa business harimo service based business, nyine according to service, ishingiye kuri service, nyine ku gutanga service. Mental ability, mental work, mental energy, ukoresheje nyine umutwe wawe, imitekerereze yawe. Mu bwoko bw'isi service harimo cleaning service. Cleaning service ushobora gukora service zo gukora amasuku. Personal training business, kwihugura cyangwa se guhugura abandi. Na IT support company. Aba IT ni abantu baba bazi ibintu by'ikoranabuhanga baratwemera cyane. Ikindi hari ubwoko bwa business bita e-commerce, ucururiza nyine kunuza kuri internet. Noneho anizo bita content creation, business ishingira ku gukora ama content nyine. Content ni bino ni business zikorerwa ku ntuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, akabona umuntu yihangiye umurimo kuri izi mbuga nkoranyambaga akinjiza akayabo gatubutse. Reka nihute rero mbabwire zimwe muri business 12 ushobora gukora niyo waba nta gishoro ufite, cyangwa se ufite igishoro gike cyane. Ndahera kuri business ya 12 nzamuka ngera ku ya mbere. Ubwo nutumva business ya 12 ubwo urabuhombye, nusimbuka iziri hagati ukihutisha ukagera ku ya mbere urabuhombye, kuko ibyiza biri hagati kandi biba byiza bigiye byuzuzanya byose kuva ku ya 12 kugeza ku ya mbere. Nkwibutsa ko business ya mbere ari bonus nakubikiye, ni bonus. Nuyikurikirana uraza gufashwa cyane. Twihuse cyane, business ya 12 ni business ishingiye ku bumenyi bwawe. Business ishingiye ku bumenyi bwawe ntibisaba kuba ufite igishoro cyangwa se kuba ufite igishoro gihambaye. Uko tubayeho hano kuri iyi si cyangwa se muri kino gihugu cyacu, hari abantu benshi cyane bibitseho impano zitandukanye. Hari abantu benshi cyane bazi gushushanya, hari abantu benshi cyane bazi kudoda, hari abantu benshi cyane bazi kuririmba, bazi kwivuga, hari abantu benshi cyane bazi kuvuga amazina y'inka. Rero bino bintu ushobora kubibyazamo business, ukaba washushanyiriza abantu bakajya baguha amafaranga, cyangwa se ukajya ufata
marker cyangwa se amakereyo, bya bikoresho mukoresha mushushanya, ugakora ibishushanyo warangiza ukajya ubyereka abantu bakabona ko uzi gushushanya, bigeraho bakabigura bakaguha amafaranga. Rero iyi ni business ishingira ku bumenyi bwawe uzi wifiteho. Ikindi ushobora kuba uri umuhanga mu kuririmba, bakaba bagutumira ukaririmbira abantu mu bukwe cyangwa se mu makonseri atandukanye. Iyi ni business wakora bidasabye gushora igishoro, bitagusabye igishoro cyangwa se igishoro gihambaye, ukabikora bikakwinjiriza amafaranga ejo cyangwa ejo bundi bikaba byanagutunga. Iyi nayo ni business wakora. Ushobora kuba uzi kuvuga imivugo, ukaba watumirwa mu birori bitandukanye cyangwa se mu bukwe, uzi no kuvuga amazina y'inka, ukaba uri umutahira nabyo ubizi, ukaba wabikora bakajya bagukenera bakaguha amafaranga bitagusabye gushora amafaranga cyangwa se gushora menshi. Ibi nabyo ni ubwoko bwa business wakora ikakwinjiriza bitagusabye gushora amafaranga menshi cyangwa se bitagusabye igishoro gihambaye. Nimvuga ngo bitagusabye igishoro, ntiwumve ngo koko ugende uri vide cyangwa se vierge cyangwa se empty mu ntoki zawe cyangwa se mu mifuka yawe. Amafaranga ayo ari yo yose ni igishoro kuko yaba angana kose. Ntuzumve rero ngo wakora business nta gishoro ufite. Niyo yaba nta gishoro igusabye ariko hari amafaranga uspendinga utakazamo, ayo turayegeranya nk'igishoro nayo kuko n'ubundi ari mu bituma ukora iyo business yawe ukinjiza. Business ya 11, business yo korora inkoko. Korora inkoko, ahangaha uramutse ufite igishoro gike cyane, uramutse ufite amafaranga ayo ari yo yose guhera ku 4,000 kuzamura, ubu ngubu umushwi w'inkoko uri kugura 4,000 nshingiye kuri location ndimo cyangwa se aho merereye. Wenda mwebwe ashobora kuba ari munsi yayo cyangwa hejuru yayo, ariko ndizera nashidikanya ko atarengeje 5,000 ku mushwi umwe. Ushobora kuba ufite rero 1000 byawe 20, ukaba wagura imishwi 5 ukagenda ukayorora ukayitaho cyane. Mu mezi 3 inkoko iba yatangiye gutera. Mu mezi 3 inkoko iba yatangiye gutera, kandi ikintu bita amagi ni ikintu gifite isoko riri hejuru cyane hano hanze. Uramutse rero izo nkoko uzikurikiranye zigatangira gutera, ukazikurikirana ukajya ugurisha ayo magi, wakwinjiza amafaranga atubutse, ukagenda wagura ubworozi bwawe bw'inkoko. Hanyuma ejo cyangwa ejo bundi ukaba wazamutse mu bukungu bwawe, wazamutse wageze ku ihene ziragutse, uguze inka ziragutse, gutyo ubukungu bwawe burakuze cyane. Korora inkoko rero ni business abantu benshi badapfa kumenya, kandi business irinjiza. Ntago bajya batekereza ko ku mafaranga ufite ayo ari yo yose, ku gishoro ufite icyo ari cyo cyose, watangiza business yo korora inkoko uhereye ku 4,000 cyangwa se 3 bitewe nuko umushwi w'inkoko ugura aho ngaho iwanyu, kuzamura kugeza ku mafaranga ufite ayo ari yo yose. Wakorora inkoko kandi zikakwinjiriza ukajya ubona agafaranga gatubutse. Wagira umuco wo kuzigama bikakugirira akamaro, bikakugirira akamaro rwose. Aya mafaranga ukayabyaza umusaruro, nawe ukaba umwe mu bagwizatunga cyangwa se mu batajiri cyangwa se mu bakire dufite bitewe n'izo nkoko wahereyeho ku gishoro gito cyane. Business ya 10, business yo gucuruza amatungo magufi. Iyi business hari abantu batayiha agaciro cyangwa se bayisuzugura. Gucuruza amatungo magufi ni imwe muri business zinjiza, imwe muri business zinjiza cyane rwose. Ushobora kuba umucuruzi ukajya urangura inkoko cyangwa se urangura ihene ukajya uzicuruza. Uramutse ufite amafaranga yawe 10,000 waba umucuruzi w'inkoko, birashoboka. Ushobora kurangura inkoko imwe wenda muri ibyo 10,000, ushobora kuranguramo inkoko imwe y'ibihumbi wenda 6 cyangwa bingahe, cyangwa se ukarangura inkoko imwe n'agashwi, inkoko imwe n'indi nkoko ntoya ugatanga 10,000. Wajya ku isoko ukaba wakuramo 13 cyangwa se 12. Ibyo bitatu ukabyongeranya ukongera ukabiranguza byose, ukaranguza 13. Ejo ugakuramo 15 cyangwa se 16, nabyo ukabiranguza ejo ugakuramo 20. Gutyo. Ubundi gutera imbere muri business cyangwa se kuba successful ntibivuze ngo urasabwa kuba ukora business yunguka 100,000 cyangwa se 200 ku munsi. Niba wunguka igiceri cya 50, uri muri business, uri muri injiza, kuko ni igiceri kiri kwiyongera ku yandi mafaranga, kuko icyo giceri ntago wagitoragura cyangwa se ntawapfa kukiguhera ubuntu. Iyi business nayo irunguka. Uramutse ufite ibyo 1000 byawe 10 cyangwa se 6,000 cyangwa bingahe, wajya mu bucuruzi bw'inkoko bigakunda ukinjiza agatubutse. Ushobora kubona none umucuruzi w'ihene. Umucuruzi w'ihene, ihene aho zigeze ubu ngubu, uramutse ufite 1000 byawe 50 cyangwa 60, waranguramo ihene imwe
wayijyana ku isoko ukaba wanyungukaho 5, ejo ukongera ukashora ibyo 65 cyangwa se 55, wajya ku isoko ukaba wakuramo 70 cyangwa se 80, gutyo ukagenda waguka muri business. Ibintu ntabwo bisaba ko ufite 500 cyangwa se 200 ngo utangire business. Oya, ku gishoro cyawe kiringaniye gito watangira iyi business. Business ya 9, gucuruza amayinite. Ushobora gucuruza amayinite. Ucuruza amayinite cyangwa se ukaba umucuruzi wa mobile money. Hano ufite ibihumbi byawe 100, ku bantu bibaza batese ko mfite ibihumbi 100 nabikoze iki? Ufite ibihumbi byawe 100 cyangwa se 150 wakoramo, watangiza business yo gucuruza amayinite cyangwa se serivisi zo gutanga amafaranga, ufatanyije ukaba umu agent w'izi company zitanga amayinite, company wa MTN cyangwa se Airtel. Iyi business wayitangiza uko ugenda utanga serivisi neza, ubona abakiriya, abagura amayinite biyongera, ababikuza n'ababitsa biyongera. Hano urinjiza cyane rwose, ubona gatubutse, urahembwa ku kwezi, winjiza gatubutse cyane rwose. Business ya 8, ushobora gucuruza imyenda. Gucuruza imyenda ntabwo bisaba ko ufite igishoro gihambaye. Uramutse ufite ibyo bihumbi byawe 50, washora mu myenda ukajya ujya kurangura, ugacuruza, ugenda wunguka, ugenda igishoro cyiyongera, ugenda uzamura igishoro, ejo cyangwa ejo bundi ukagira iki? Ugatunga gatubutse. Noneho reka dukomeze business ikurikiyeho. Hari business yo gucuruza ibikoresho bya electronique. Hano ushobora gutangiza ubucuruzi bwo gucuruza amayekoteri, gucuruza amasharijeri ya telefoni, gucuruza amabatiri ya telefoni, gucuruza amahousing cyangwa se amakava ya za telefoni, no gucuruza za anti-block. Ibi ntabwo bisaba ko ufite miliyoni, ko ufite 500. Uramutse ufite ibihumbi byawe 50, 60, 80, 100. Iyi business wayitangiza, kandi business nayo irinjiza. Iyi business wayitangiza rwose, ntimukavuge ngo mwabuze icyo mukora ku mafaranga yanyu mufite. Ayo waba ufite yose wakora business. Business ikurikiyeho, business yitwa gushinga salo yo kogosha. Gushinga salo yo kogosha ku bihumbi byawe 50 watangira. Ushobora kugura tondezi. Umushobora kuvuga muti wenda tondezi irahenda, ushobora kuyibona ya okaziyo ukaba wayigura 30, andi mafaranga ukayaguramo ikirahure, andi ukayaguramo agatambaro na kore. Ubwo ni business iciriritse ndi kubwira aba bantu nyine bakorera aho mu byaro, bavuga ngo babuze business bakora ngo binjize. Warangiza rero tangiza business yawe kogosha abantu. Ntabwo ari ngombwa ngo ukorere hehe, ngo kujye gukodesha inzu ngo ukore. Nubwo inzu zo mu cyaro nyine zidahenda, 10,000 ku kwezi inzu urayibona, cyangwa se 5 ku kwezi inzu urayibona. Ariko ushobora no gukorera aho ngaho iwanyu, ukajya ubicaza aho ngaho muri salo y'iwanyu, utera miruwari ku rukuta, ukajya ubogosha, ugenda ubika amafaranga yawe cyangwa se uyasevinga. Ejo cyangwa ejo bundi ukajya no ku muhanda kwiseta, ukagura indi tondezi. Ejo cyangwa ejo bundi ugahayaringa abakozi, cyangwa se ugashyiramo abandi bakozi, business igakura ku mafaranga yawe makeya cyane. Ikindi, ushobora gukora ubucuruzi buciriritse. Ushobora gucuruza imbuto n'imboga n'ibindi biribwa. Ibihumbi byawe 50 cyangwa se 30, watangiza iyi business. Wajya kurangura inyanya, intoryi, karoti, ubutunguru, poivro. Ibi ni ibintu bigurwa cyane, bikenerwa buri munsi, kuko buri munsi abantu bararya, barabikenera. Ibintu wabikora. Iyi business wayitangira, wakora ubucuruzi, warangura ibitoki. Ku bihumbi byawe 6 ushobora kurangura igitoki, ukaba ugikasa amaseru, ukaba wakuramo ibihumbi 8 cyangwa se 10, naho ukinjiza. Ubucuruzi rwose busaba igishoro gike kandi bwakuzamura, nubwo abantu batajya babiha agaciro. Ushobora gucuruza imbuto n'imboga n'ibindi biribwa. Iyi ni business nayo. Niba warize ukaba uvuga ngo wabuze akazi, wabuze n'igishoro kugira ngo utangire business, niba wizeye ko ufite ubumenyi wasangiza abandi, tangiza coaching. Tangiza ishuri aho ngaho iwawe muri weekend, ujye wigisha abana, ku mugoroba ujye wigisha abana, cours du soir ujye wigisha abana, mu biruhuko wigisha abana. Iyi business irinjiza. Aho ngaho iwanyu wowe icyo urakore, shaka ahantu urabona ikibaho, cyangwa se ushaka aho ugitira. Abantu benshi baba bafite ibibaho, ikibaho ugishyire mu nzu aho ngaho. Nurangiza uhere ku mwana umwe, umwigishe, azagenda abwire mugenzi we, nabo baze bige.
uko bagenda batsinda nyine, uko bagenda batsinda n'abandi bazagenda baza bishobora kurangira ushinze n'ikigo. Niba warize education cyangwa se warize TTC, warize uburezi, ikigo wanagishinga, ugomba kugira iki? Ugomba kumanza kuri za 6 questions twabonye kuri which it produce, kamanza ukamenya ko producing ibintu bigize iki, ibintu bifite quality, ibintu byiza cyane. Ibi nabyo byakwinjiriza cyane rwose. Washinga, watangira kwigisha abantu, ukaba coachinga, kandi byakwinjiriza. Iyi ni business yinjiza cyane rwose, yakwinjiriza. Ntuzongere kuvuga ngo wabuze icyo ukora, sibyo? Kajya gucoachinga abana. Ikindi, indi business ikurikiyeho, tugeze kuri business ya gatatu, ubuhinzi buciriritse. Ku gishoro ufite icyo ari cyo cyose, abenshi muracyaba iwanyu, n'abataba iwanyu ushobora gusaba ubutaka iwanyu, ukaba wahinga, ukaba umuhinzi. Ku bihumbi byawe 50, reka nkoreshe 50 cyangwa 40, uramutse uhinze ibigori, ukajyamo wenda ukihingira aho hantu, ugafatanya n'abakozi aho ubona biri ngombwa, ukihingira, ugahinga ibigori, ukabikurikirana. Washoye 50, ibihumbi 100 byaburamo? Ntabwo byaburamo. Ejo cyangwa ejo bundi ugakomeza wagura iki? Ubuso. Cyangwa se wasarura ibyo bihumbi 100 ugashingamo indi business, ugende kuri business nagiye mbabwira mwashinga. Ibi byakunda. Ubuhinzi buciriritse. Ngeze kuri business, mvuye kuri business ya kabiri, ngeze kuri business, mvuye kuri business ya kabiri, ngeze kuri business ya mbere. Abantu benshi kino gihe ikoranabuhanga rigeze kure, turarikoresha. Abantu benshi rwose bafite ama smartphone, mwaraguze, mufite ama televiziyo, mukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, mukoresha ama Facebook, ama YouTube, ama WhatsApp, ama TikTok, ama X cyangwa se Twitter, ama Telegram, mukoresha imbuga nyinshi zitandukanye. Indi business wakora nayo itagusabye ibintu byinshi cyane, itagusabye igishoro, ushobora kwamamariza abantu ku mbuga nkoranyambaga ukoresha. Hari abantu bagira aba followers benshi, abantu bakurikiranwa cyane, ugasanga arashyiraho stati, arapostinga stati, akaba yarebwa n'abantu 2,000 kuri stati. Uramutse uvuganye n'umuntu uzi ukora ubucuruzi cyangwa se indi business, ukamwereka izo views ugira kuri status ya WhatsApp, ukamubwira uti uramutse umpaye muduceri duke nyamara hanyuma postingira abantu bakamenya ibintu byawe, abakiriya bakiyongera. Cyangwa se nagushyirira kuri Facebook, ndakurikiranwa cyane, kuri TikTok ndakurikiranwa cyane. Gufungura TikTok, YouTube, Facebook nta mafaranga bigusaba, usibye mega zonyine, na mega nabyo cyarakemutse. Ushobora kujya ku murenge cyangwa ku kagari, haba hari wifi, password ukayisaba bakayiguhereza, ukayikoresha, ukapostingira abantu uko ibicuruzwa by'umuntu cyangwa se business y'umuntu runaka igenda ikura, bitewe no kuri kugenda umwamamariza kuri izo mbuga ukoresha, n'agafaranga yaguhagara kongera, akagenda kuratira n'abandi, ukabona n'abandi bakiriya, ukaba wabikoramo business, sibyo? Ngeze rero kuri business ya mbere, ariyo nayo ari na bonus nabateguriye. Indi business wakora nshingiye kuri iri koranabuhanga rimaze kugera kure ryaguka, ushobora kuba umu content creator, ukaba umu content creator nkanjye ubundi umu content creator, ukajya kuri YouTube. Mu Rwanda platform se cyangwa se uruhemba n'urubuga rwa YouTube nirwo rwinjiza. Urubuga rwa YouTube rwose rurinjiza cyane cyane. Ushobora gucreate content cyangwa se ugashaka business wakoreraho according to your talent, ushingiye ku mpano ufite. Ushobora kuba umuririmbyi, ushobora gukina comedy cyangwa se urwenya, ushobora kujya ucishaho inyigisho zifasha abantu nkuko mbagezaho zino nyigisho. Wakuzuza ibisabwa, ibyo YouTube bigenderaho ikajya kwishyura, ukajya uhembwa gatubutse. Kandi hano hanze hari abantu bahembwa agafaranga gatubutse. Mu Rwanda harimo abo mwirwa mureba, ba Dogiteri Nsabi, ba Bijeyo Bijageregwari, ba Irene Murindabi, MI Empire, bose binjiza agafaranga gatubutse. N'imirimo isanzwe bakoraga barayisezeye bajya kuri YouTube, barinjiza. Iyo byaguhiriye winjiza agafaranga gatubutse cyane rwose, ukaba nta kindi kintu wakora. Hari umuntu bita Mr Beast, niwe winjiza agafaranga gatubutse cyane kuri YouTube kuri isi. Hari Mr Beast, hari abo bita ba Mr Bean, n'abantu benshi cyane. Kuri aka kantu ko kuba umu content creator, ko ushaka kukamenya wajya no kuri Google ukabaza bagusobanurira, cyangwa se nanjye unyuze mu gikaro ukanyandikira nagusobanurira byinshi ku kuba umu content creator.
ko nanjye ndi umu content creator, nanjye bino bintu ndabikora kandi bino bintu birinjiza, n'ubundi mbikora ngamije kwinjiza, ntabwo nababeshya cyane pe. Ndabigisha kugira ngo umuntu mwinjize, ariko nanjye ninjize mu nyigisho mbahereza. Murakoze cyane rero, izi nizo business 12 nabateguriye wakora bitagusabye igishoro gihambaye, cyangwa se bitagusabye ko ufite igishoro gikomeye. Nubwo hari n'izindi nyinshi cyane, ariko izi ngizi wazubahirije, wazikurikije, zagufasha kugira aho ugera, ukaba watera imbere, ukinjiza agafaranga gatubutse cyane. Rero jya muri comment utange igitekerezo, niba hari inyunganizi utanga uyitange, niba hari ugushima ushime, niba hari inama watugira kugira ngo tugire icyo tuzakosora uyitange, ukande like, kandi ntiwibagirwe gusangiza kino kiganiro cyangwa se zino nyigisho ku nshuti zawe, kugira ngo nazo zijye zikurikirana izi nyigisho ku bigendanye n'imbaturabukungu n'ibibateza imbere mu bukungu bwanyu. Rero ndabakunda cyane, njyewe nitwa Mahombe, mujye mukurikirana izi nyigisho kugira ngo ubukungu bwanyu bukomeze bukure, kuko n'ubundi twifuza igihugu giteye imbere, kirimo ubukungu buri imbere buzamutse, n'isi yacu igatera imbere muri rusange. Ndabakunda cyane rero, iyi ni Mahombe Empire.